Turabasuhuje, aha tuje mu karere ka Kicukiro, mu kagari ka Cyimo, mu murenge wa Masaka. Hano turi i Masaka, nk'uko muri kubibona turi i Masaka, hamwe mu hantu hari iterambere, tugiye kuhabazanira ikibanza. Mbere y'uko tubazanira ikibanza tukibereka, reka tubabwire ibi ngibi. Ku muntu ureba videwo zacu ajye agerageza zirebe zirangire, kugira ngo amakuru ari buze gukenera aze kuyabonamo, bitabaye ngombwa yuko yibaza ngo hari ibyo wenda ntasobanuye kandi nabisobanuyemo. Ikindi ni ukuvuga ngo amavidewo dukunda kubagezaho, tubashakira imari zicukumbuye mu turere tugiye dutandukanye, za mari ziba ziguze makeya. Aha rero tuje mu kagari ka Cyimo, i Masaka, uvuye kuri kaburimbo. Sinavuga ngo uvuye kuri kaburimbo kuko iyo karitsiye ifite kaburimbo. Umuhanda wa karitsiye ni umuhanda uri purinsipale ariko bifite kaburimbo. Aha rero mureba turi ku mashuri, turi ku kigo, hirya gato ni umurenge, hari ibitaro, mbese hari bya bikorwa remezo bitandukanye. Ikindi hakaba ni no muri karitsiye nziza nk'uko muri kubibona, hose hagiye hatuwe gutya. Ni ahantu heza umuntu w'umusirimu yakwishimira gutura cyangwa kuhagura ikibanza, akakibika se cyangwa akakigura agiteganyiriza ibindi bitandukanye. Nkeka ko mubizi ko dukunda kuzana ibintu bya make cyane, n'aha ngaha rero hari ibya make. Iyo tuvuze ibya make tuba dukurikije nuko ibibanza byaho n'amazu biba bihagaze. Inzu yaho iri guhagarara 120, ikibanza cya makeya ugasanga kiri guhagarara miliyoni hafi 80 kuzamura, na 70 kukibona. Ariko twebwe tugerageje uburyo bwose bushoboka, tugiye kukuzanira ikibanza gifite igipangu, kirimo n'inzu ariko itari kadasiteri. Tugiye kukikuzanira kuri miliyoni 60, ariko kikaba ari igiciro kiganirwaho, bishatse kuvuga ngo ni negosiyabule. Ikindi, icyo kibanza kikaba gifite ubuso 904, gifite ubuso 904. Turi kucyerekezaho kugira ngo mubashe kuhareba. Karitsiye nziza cyane, nuko nta drone dufite, twakabaye tuhibatembereza, ariko tuzayigira mu dusengere, tuzayigira. Reka tubereke ibishoboka. Ndabizi ko namwe muri abasirimu, iyo ahantu ari heza muba mwahabonye kare. Dore ngaha rero icyo gipangu ngiki, dore ngiki tugiye kukijyaho, ni aha ngaha. Iyo pariseri rero ni iyi ngiyi twinjiyemo, ngira ngo muri kuhabona, haragenda hakagera ruguru, mbese ubuso 904, aho bufashe haba ari hanini. Inzu iteretsemo rero ni iyi ngiyi nk'uko turi kuyizenguruka muyibona. Ni ahantu heza hano i Masaka. Murabona ko baturanye n'inzu, hirya hari n'indi nzu igeretse, urabona ko ari amazu meza rwose. Ni ikibanza cyiza ku bantu baba bashaka ibibanza biri ahantu heza. Tubabwira ko n'uba ufite ikibazo jya udufasha, kitari icyo guca intege abantu. Hari ibibazo usanga umuntu yandika muri komenti ugasanga biri guca intege abantu. Ibyo bintu tugerageze tubyirinde. Nimba hari ikibazo ufite ku giti cyawe, ntabwo ari ngombwa ngo ukigaragarize abantu bose, cyangwa
ngo ukivuge ngo muri rusange ntabwo ari byiza, hari icyo ushobora gukosora wagikosora, ariko kigaragara ko ari ukuri, kigaragara ko ari ukuri, ukuri nta muntu udakunda ukuri, ikintu cy'ukuri nta muntu utagikunda. Rero dore ngaha aho twari tubazaniye, nk'uko mubibonye ni ahantu umuntu atakwirirwa ajya muri detaye z'ibintu bigiye bitandukanye, hafite byose bikenewe kugira ngo ubeho cyangwa kugira ngo uture ahantu utuje, birahari. Inzu irimo ni iyi, ntabwo twayivugaho ibintu byinshi, ni inzu ushobora kuza ukaba waheraho wubaka cyangwa ukayikoresha cyangwa se ukayisenya ukubakamo iyawe ushaka, gusa aho kubakaho harahari kandi hahagije hanini rwose, kuko ni muri karitsiye nziza. Dore ngaha kugira ngo murahareba hose. Dore inzu irimo ni iyo. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza. Imari za makeya zo ni akagaruka. Aha twari turi mu murenge wa Masaka, ni ahantu heza, ni muri karitsiye nziza. Murakoze, turabashimiye.